beze yaburera umwigishwa wa Kristo. Uyu munsi nishimye cyane muri iki gitondo. Turaza kuzirikana topic ivuga ngo gutinya Imana. Iyo turebye twese ubuzima bwacu bushingiye mu gutinya Imana, ariko abantu bose ntabwo ariko tubyumva. Hariho abantu batayitinya. Umwe wese rero uri hano arahamagarirwa gutinya Imana. Kabigira nk'inshingano. Reka dusenge dutegure imitima yacu ibashe kutwinjiza neza muri iyi nyigisho. Uwiteka Mwami nyir'ingabo, turagushima Mwami, turaguhimbaza muri iki gitondo. Wongeye Mwami kuduhuriza hamwe, twagize ijoro ritandukanye buri umwe wese ku giti cye. Hariho Mwami n'abataraye muri iyi beze baturutse hanze y'ikigo, ariko Mwami nabo babanye nabo, dukomeza kubana mu buryo bw'umwuka. Urabashyigikira Mwami mu byo bakora, mu byo batekereza Mwami, ukomeza kubana nabo. Turagushima Mwami kuko wongeye kubahuriza hano muri iki gitondo, tukabasha kuvuga izina ryawe ryera Mwami. None rero Mwami, reka ukomeze ubane natwe tugiye gukurikirana inyigisho iri muri iri somo ryo gutinya Imana. Ukomeze ubane natwe Mwami, buri umwe wese uri hano bigire aho bimukora kandi bigire icyo bimwungura mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Uwiteka Mwami, ukomeze ubane natwe kugeza uyu munsi urangiye Mwami. Iki cyumweru Mwami, reka ukidutegurire kibe cy'umugisha kuri twebwe. Uwiteka we, ukomeze wagura imitima yacu Mwami, tugutinye Mwami, twumve ko tugomba kugukorera igihe cyose Mwami. Reka Mwami ubane natwe muri iyi minota, ukomeze ugendane natwe. Amen. Turaza kuzirikana amasomo turi busange mu gutegeka kwa kabiri, igice cya 10. Turaza kuzirikana umurongo waho 20 n'uwa 12 iyi mirongo iraza kudutegura neza kumva ko tugomba gutinya Imana. All these verses are going to help us to know how reka dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 12 uravuga ngo none mwa bwoko mwe bw'Abayisiraheli mwe, Uwiteka Imana yawe agushakaho iki? Si ukubaha Uwiteka Imana yawe, kugendera mu nzira yakuyoboye yose, ukayikunda, ugakoreshereza Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Uwo ni umurongo wa 12. Umurongo wa 20 uravuga ngo wubahe Uwiteka Imana yawe, abe ariyo ukorera, abe ariyo wifatanyaho akaramata, izina ryayo abe ariryo urahirira. Amen. Umurongo wa 21 uravuga ngo niyo shimwe ryawe, niyo Mana yawe yagukoreye bya bikomeye biteye ubwoba amaso yawe yiboneye. Amen. Amen. Hano ndagira ngo twumve neza ubutumwa burimo. Ndashaka yuko hano tugomba kumva ko tugomba gutinya Imana. I want us to understand the message. Ubwo nateguraga kino cyanditswe nimugoroba, The time when I was preparing, aya magambo yakomeje kunkomanga, and this word continued to come. Rero kubaha Imana, Honoring God, kugendera mu nzira zayo gusa, walk in His nicyo way kintu cyonyine cyakugeza aho ushaka kugeza. is the only thing that can help you to reach where you want.
kuyikunda, to love Him, gukunda Imana to love ni God, ukugaragaza yuko is to show wubaha Imana. that you respect. Amen. Amen. Ni kugira ngo iyo ntekereje kuri ibi bintu ngewe nkatekereza ahantu Imana yankuye, nkatekereza aho ingejeje ubu ngubu, niyo mpamvu ngomba gutinya Imana igihe cyose. What God has done, where He took me from. That's Iyo why ntekereje ubuzima naciyemo nkareba n'aho ngeze ubu ngubu, when I start to think about numva nta kintu na kimwe kigomba kongera kuntera umubabaro. here, I feel like there is nothing that can make or harm me again. Ukeneye gukorera Imana You need to serve God kuko uyitinya, because you uyifata uyikomeze nayo izagukomeza. Amen. Amen. He will hold you. Imana niyo shingiro, nicyo kintu cya mbere. God Nta kindi kintu ugomba kwitaho atari Imana. is the foundation. Kubaha Imana ni ishingiro ryo kubaho. Fearing God is the foundation of life. Imana niyo kubahwa kuko yagukuye mu bintu byinshi bitandukanye, ibigeragezo wanyuzemo, aho waciye hose mu bintu byagiye bikubera imbogamizi runaka, mu bantu runaka, abantu batakubereye umugisha kuri wowe, ariko Imana yo yonyine yabashije kuhagutambuka. Can harm you, but God Himself helps you to through those things. Ndagira ngo muri iki gitondo I want you in this morning. utangire utegura umutima wawe yuko ari cyo gihe cy'ugomba kubahira nk'Imana. Prepare your heart Mu byo ukora byose utinye Imana. fear God. Nimba ukora ibintu biguhesha icyubahiro, If you are doing things urebe ko ibintu uri gukora biguhesha icyubahiro, Imana itabyanga. that are Nusanga ibintu uri gukora bidahesha icyubahiro Imana, nawe bitaguhesha icyubahiro, utinye Imana yawe. start to fear God. Kuko Imana yo yonyine ushobora kwihisha mugenzi wawe, Because God ugakora ikintu kibi ukamwihisha, can ariko hari umuntu uri kukureba aragukanuriye amaso. Amen. Amen. Uwo muntu ntabwo umubona wowe, ariko iwe arakubona. You don't see Him, but Nshaka kugushishikariza rero yuko so I encourage you utegura umutima wawe, that you prepare your heart. ukareba ibintu uri gukora ko bihesha Imana icyubahiro. You evaluate yourself to things Nimba uri gukora ibintu bidahesha Imana icyubahiro, ukabona ntabwo bihesha umuryango wawe icyubahiro, that are not tandukana n'uwo mugenzo n'uwa Satani, ugendere mu nzira y'Imana, utinye Imana, uyubahe. Imana yonyine niyo ugomba kubaha ukayitinya. Nubasha gutinya Imana, uzabasha kubaha na bagenzi bawe. God alone is the one that you have to respect and to fear. And if you fear Him, you will also honor others. Tugendeye muri ibi byanditse twasomye, Imana niyo ugomba kwishingikirizaho igihe cyawe cyose. You have to put your confidence in Him. Kuko Imana niyo izagucisha mu bigeragezo byose unyuramo, ikabigukuramo kuko wabitinye, kuko utinya Imana. Because you fear Him. Gutinya Imana rero niryo shingiro ry'urufatiro rw'umukristo. So fearing God is best of Mu gihe udatinya Imana ntabwo uzaza ngewe ngo unyerere imbuto. If you are not Wanyerera imbuto fearing gute God, udatinya Imana? fearing God. Ngewe ninya Imana, For me, we ntabwo uyitinya. but James you ntabwo atinya Imana, don't fear Him. araza kumbwiriza ubutumwa gute atatinya Imana ngo ndebe yuko It's not fearing yubaha God. Imana. How come can you come and Ariko nugenda ukabera urugero rwiza mugenzi wawe, ukamwereka yuko gutinya Imana ari ikintu gikomeye cyane, you show him that it is an ukamwibutsa icyo yamukoreye ku musaraba, you remind him what he has done for you. ukamwibutsa yuko ku musaraba Imana yamwitangiye ikamuhekera And you ibibazo remind byiwe him that byose. on the cross God Nicyo kintu cy'ukuri gifatika yuko uzamweretse gutinya Imana, and died, nawe azakurerera aho akugenderera. and he will take the example from you. Uko Imana rero yatwereye imbuto muri iyi si, So the way God has been, ikatubumbura, ikaduha ubugingo, ikaduha umubiri, the way He gave us the life, reka natwe ariko twerera abandi imbuto. it has also acted the same to others. Muri iki gitondo cy'uyu munsi, This morning, reka kidutegurire iki cyumweru, let us this morning prepare tubere abandi umugisha, this week and we become a blessing to others. twiga gutinya Imana. And we learn to fear Him. Hari umuvandimwe wambwiye ngo iyo uri kubwira umuntu The
ukumva muhuje umutima. There's a friend who told me that if you are telling someone, ukumva muhuje feel umutima. like your hearts are connected. Iyo umubwiye arahinduka. When you, Amen. when he hears, Iyo umubwiye arahinduka, iyo umubwirije ubutumwa kandi muhuje umutima, uwo muntu arahinduka. when your hearts are connected, that person can change. Ahinduka byihuse kuko icyo wamubwiye abasha kucyumva kuko muhuje It umutima. can change. Nubwira umuntu rero muhuje umutima yuko utinya Imana nawe azayitinya. You tell someone and your hearts are connected, you fear God and also. Ndashaka kubabwira ngo yambere urugero rwiza. I want to tell you that this Hari imbuto yereye Imana, hari n'imbuto yereye abantu. a good example for me has been fruitful to others. Sinshaka kumuvuga ariko uwo muntu ari hano turi kumwe. Hari imbuto yabibye muri njyewe. Talk about that person, but that person is here. Uko ubiba imbuto rero mu muntu, uko akubona muhuje umutima, nawe ni kuhinduka. The way you sow the seeds in the hearts of people, and when your hearts are connected, that's what helps them to be transformed. Ndashaka rero muri iki gitondo ko buri muntu wese agenda akabwiza inshuti ye, mugenzi we gutinya Imana. I want everyone to go and Kandi cyo kintu cyonyine kizakugeza fear God. nutinya Imana ukabasha kuyubaha, ukagendera mu nzira zayo, ibindi byose uzabihabwa. If you fear God and you walk in His way, all the other things you are going to. Amen. Amen. Muri iki gitondo nje ndumva nishimye kuvuga mu gutinya Imana, kuko iyo ntekereje ibintu byinshi naciyemo natinya Imana, nkatekereza naho ngeze ubu ngubu ndi gutinya Imana. Imana ntabwo itagukura. When I start to think where God took me from, Icyubahiro ni icy'Imana. Him, and I see where Kubera gutinya Imana niyo mpamvu mpagaze hano. so much. Iyo mba ntatinya Imana ntabwo mba mpagaze hano. If I don't, Kubera gutinya Imana nicyo cyatumye nza hano. be able to Nshaka stand kuyimenya no because kuyisobanukirwa. I fear Him, that's why I'm here. I want to know Him more. Ntarayitinya, najyaga mfata ibyanditswe nk'uko basoma ikinyamakuru. Before fearing, Nkajya mu kiliziya, I used to take the nkajya scriptures. gutegura nimugoroba, mu gitondo nkajya gusoma kuri aritari. Ariko ntumbwire ngo mwizibikire umunsi mu And that kiliziya. time you would not ask me to. Ariko kubera uko nagiye ntinya Imana, numva nshaka kuyimenya no kuyisobanukirwa, The more I started to fear nibwo njye Him, nemeye nkemera guhinduka nkakizwa nkakira the agakiza. more I tried to. Rero nuko natinya Imana. Rero namwe mutinya Imana, mushishikariza abantu bose gutinya Imana, nicyo kintu cyonyine kizakugeza aho twifuza.